umbrella diamond. So shine bright tonight. When finally in a beautiful sea, I just. Ubu ngubu turekeje aho abana mbese bacuranga ibikoresho bya kizungu bakanaririmba. Reka tugende gahoro gahoro turebe abana n'abita buzukuru kwa muzehe Gisimba, turebe bagacishaho banahogoze rwose turebe. Mwiriwe tuje kubasura, turabasuhuje twese na muzehe turi kumwe. Iyi ni Bwiza TV na bwiza.com. nkuko twakomeje kubibabwira, twasuye Centre Memorial Gisimba. Benshi rero mudukurikiye mu bice bitandukanye, tukaba tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza mu biganiro turimo kugenda dukora kandi tureba mu buryo bwimbitse Centre Memorial Gisimba gahunda bafite izi cyangwa ziriya. Tuvire ku bantu babyinaga danse moderne tugeze ku bandi nabo ngo babacuranzi. Reka twihera amaso muzehe Gisimba, rero abangaba bo ngo bimeze gute? Abangaba n'abana biga gucuranga no kuririmba indirimbo zigezweho. Nta bahanga murabyireba maza kubibona. Rero niba muri aka kanya twasaba kameramani akerekeza kamera hariya, umwanya ni uwanyu, tuzagaruka ku buryo bwimbitse, ariko none mutwereke turebe koko niba ibyo muzehe Gisimba tubwiye ari ukuri. Abahogoze, abahogomba bahogombe, abaceze sinakubwira. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Finally in a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, all the diamonds in the sky. You're the star and shoot, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. Well, the diamonds in the sky. I knew the week would come. One right away, all right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the light inside your eyes. Tonight, you and I are beautiful like diamonds in the sky. So alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Bright as diamond, bright as diamond, bright as diamond, beautiful like diamonds.
wow, tukaba tubashimiye rero nka Bwiza TV na Bwiza.com, tukaba dushimiye cyane uru rubyiruko rurimo kuririmba, bigaragara yuko ari abana banezerewe kandi bameze neza, bafashwa na Centre Memorial Gisimba mu buryo bwo kumererwa neza. Nagira ngo rero tugiye gukomeza no muri dusura ikigo iki kigo, niba natanga cyo nakwita chance kuri mwebwe, hagire wenda kubagira icyo tubwira, ese ibikorwa bikorerwa ahangaha uburyo bwo kuririmba mubona bibafasha mu buhe buryo? Niba ntibeshye ndabona harimo ubu barimo kunyereka ngo muhereze mikrofone, ninde banyeretse, reka tubwire rero umukobwa uzi gukora ibintu bya piano cyane. So ibi bintu byo gucuranga, kuba muza hano muri Centre Memorial Gisimba gucuranga mukarima mukamererwa neza, bibafasha ikibuzo bwanyu bwa buri munsi? Murakoze, ni njye presidente w'iyi band. Gucuranga mu buzima bwacu n'undi bifasha kuruhura mu mutwe, ugasanga wenda ushobora kuba warabaga wenda nk'uwa mbere n'undi nk'ibisanzwe, ariko kuno ducuranga nabaga uwa mbere nkagira amanota 60, ubu ngubu nabaye uwa mbere ngira amanota 86. Music rero yagizemo uruhare, nayo hari contribution yagize kugira ngo ugire ubumenyi buri hejuru cyane. Music n'uwa mbere iyi music bari kumwe gato ya binti. Kumusalamu tulabara. Nubwo ari byiza utubwiye ko gucuranga ari ikintu bibafasha mu buryo bw'ubumenyi, ariko kandi nibwira yuko no muri vacances hari ikintu wenda byabibafasha. Reka ngo nawe bitse umutwe urimo kunkwepa, nongeye ikintu mubaza, wowe witwa nde? Njye nitwa Ibra. Witwa Ibra irindi? Ibrahim Said. Igitaro ucuranga ni bwoko ki? Wita guitar bass. Guitar bass. Reka ndebe n'uyu nguyu, wowe noneho igitaro ucuranga yitwa ngo iki? Nitwa dufite umukiza Jean Aime. Igitari ncuranga ni gitari solo nyine tu. Gitari solo? Aha, uyu nguyu we? Nitwa Bilal Yasin. Ncuranga gitari acoustic. Acoustic? Aha, mu buryo bw'ubuhe? Mu buryo bwa compagnon? Yes. Urakoze cyane. Urumva ko nanjye hari agategerejwe gakeyanzi ku bintu bya music. Rero waturirimbiye uyu munsi, wowe bakwita nde niba tutakugoye cyane? Wase Carmel. Yego, ukaba ukora ndaririmba gusa. Muri bande uraririmba? Yego. Ko ntabonye muceza, yaba ari uko mutaragera kuri iyo séance yo guceza cyangwa se hari abandi baceza ku ruhande? Oya, nabyo turabizi. Hari umuntu ushaka kubaza ikibazo cy'amatsiko. Ikinyamakuru bita Bwiza.com na Bwiza TV, hari umuntu waba ukizi nazamura ikiganza turebe, wenda ajya kibona kuri YouTube cyangwa se kuri internet, Bwiza.com cyangwa se Bwiza TV kuri channel yacu ya YouTube. Mwese n'ubwa mbere, nta kibazo muze kugera rero ku mirongo ya YouTube, mushakishe Bwiza TV. Bwiza no kwandika BWIZ&A, ubundi ugashyira umwanya ugashyiramo TV, ukaza gushakisha ukaza kubona iyo channel. Turabashimiye cyane rero, gusa icyo twababwira nuko mukomereza ahangaha, sibyo? Nyagasana ari kumwe namwe, kandi na muzehe turi kumwe ahangaha, yatubwiye ko muri abana beza. Muzehe turakomeje cyane dukomeza mu kiganiro cyacu, kereka niba ari ijambo wababwira wenda nk'umuntu mukuru ukavuga uti imbere ko tugenda tujye n'ahandi, hari icyo wababwira? Ijambo nababwira nuko bakomereza aho ngaho, amashuri agiye gutangira, bazige neza n'umwete mwinshi kugira ngo buri gihe tuzajya duhora dutera imbere. Amashuri umuntu ayize neza atera imbere, kandi ubu ngubu namwe muri gukura muzatera imbere, muririmbe ku rwego rw'isi. Nibyo tubifuriza. Ubwo twarimo tuganira na muzehe Gisimba, mu kanya turi muri background ye, muzareba kuri iyo channel no ku kinyamakuru cyacu, yatubwiye yuko umurage wo gufasha kwisanzura awukura kuri sekuruza nawe bitaga Gisimba, na papa we akitwa Gisimba Krizoroge, nawe akitwa Damas Gisimba. Byumvikana ko umuryango w'aba Gisimba ni mwinshi. Nange mushatse mwade muvuga muti nitwa kanaka aka Gisimba, nta kintu byaba bitwaye. Murakoze cyane. Urabona ko abagisimba ni benshi, kuva kuri muzehe gukomeza namwe ba Gisimba. Asante sana. Dukomeze rero, dukomeze tujye kureba n'ahandi dusura ikigo cyacu. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza. Ya Wanga nka buriya ego baririmba, urabona ko ejo n'ejobundi bazaba ari abantu bakomeye cyane. Ngiye nabibonye, nagize amahirwe yo gukurikira ibintu byo kwiga muzika ndi umwana, ariko ndabicikiza. Ni ibintu bikomeye cyane, iyo birebye gutya hari wagira ngo ni ibintu byoroshye, ariko nakari ibintu bikomeye cyane. Ubu noneho ahangaha tugeze rero, hano tugeze muri art. Ubu tugeze muri art none. Hano abana nanone bakunda ubugeni, b'abanyabugeni, mbese
nibyo bahisemo Nibyo bahisemo. kwa n'umwana nakubwiye ko buri mwana yihitiramo ikintu yumva ashimije, nazo tukagenda tureba ibyo akunda kugira ngo turebe impano ze Imana yamuhaye zimurimo. Ubu tugeze ngo muri art. Tugeze muri art. Iyi ni Bwiza TV na bwiza.com. Twaje gusura serivisi zo kwa muzehe Gisimba, dukomeza gusaba benshi gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube Bwiza TV, cyangwa se ukajya ku murongo wa internet ugashakisha bwiza.com ukareba inkuru ziba ziriho mu buryo butandukanye. Muri aka kanya nko twababwiye, twabanje kujya muri danse moderne hano muri centre communale ya Gisimba, tuza no kujya mu barimo gucuranga banaririmba. Ubu tugeze mu artiste noneho navuga ngo bo gushushanya. Mwiriwe neza, reka dusabe muzehe Gisimba rero aduha ikaze muze no kutwibira tuganire gatoya. Karibu muzehe. Ikaze hangane muri art. Abangaba ni abartiste nibo bahisemo uyu mwuga, nyine barabikunda byo gushushanya. Nkabona ibishushanyo byabo bihangano, ndabona menya abana bamwe na bamwe batashye, ariko abenshi abari bakuru babo, ariko abenshi bari mu kiriya kigero, ariko bagenda bahana iminsi kuko ni benshi cyane. Watubwiye uti muri iki kigo abana baraza bakihitiramo, twabonye abakina basket, abakina umupira, ababyina, abagira gute. Twagira ngo wenda dufate nk'umwanya mutoya tusabe badusobanurire, umwe muri bo atubwire, ndumva turasira nko babageraho umwanya urahari. Wowe witwa nde, ngutangire wibwira Bwiza TV na bwiza.com? Nta kibazo ndagufatira. Babanyita Arsène Tuyisenge. Ndi umu artiste, nkora ibijyanye n'ubugeni, yaba gushushanya na crayon, washaka ukabishyiramo n'amarangi byose, yaba design yo ku mazu, ku matablo, mu buryo bwa business cyangwa bwa therapy, gufasha abantu bashatse kuruhuka. Ni ukuvuga ukora igishushanyo ukavuga uti iki gishobora gufasha umuntu kuruhuka, nta cyamukanga wakora se? Bibaho cyane. Hari ikintu ushushanya abana bakaza akanga no kukireba. Muri ati byo birakonta ukavuga uti iki ngiki wenda araho mushyira muti ni uri under 18 nturebe. Ibyo ntabwo tugura kubikora cyane, ahubwo dufite uburyo tubikora udakwishyuye umwaka adashobora kubibona. Bakakireba udakwishyuye imyaka kukibona ko udashobora kwisobanukirwa. Asene rero ibintu waje kwisanga hano kwa muzehe Gisimba gute, mu munota umwe byakujemo gute? Hari benshi bajya muri art ariko gutuma ngiye kwa Gisimba byakujemo gute? Urabona hano hantu hahurira abantu benshi, urubyiruko, abantu batandukanye. Ushobora kuza hano uje nko gukina umupira ariko ugahura n'undi muntu aje kubuza piano. Abakora mu kubuza nta kibazo. Ubu kwisanga wagiye muri music. Cyangwa uri kubuza piano ukabona umuntu yicaye hariya muri coin ari gushushanya. Ubu gahita wibukiye muri art. Donc hari ama activité atandukanye. Donc je icyayi cyanzanye hano kwari guhura yazari activité z'abandi bajene nkanje. Twaje guhura nyine mu bintu bya film ariko ngeze hano mbona bari gushushanya kandi nanjye nifite imwe yo mpano uganireka niyunge nabo. Niko nisanze hano. Waje hano turuka hehe wenda kwa turi mu Nyakabanda? Nari hano muri Nyakabanda. N'ubundi mu Nyakabanda. Ubona ino mpano n'ibyo gukora aha ngaha bizakugeza kuki muri future yawe, harimo expectation future ufite muri ibintu n'izi? Impano ikugeza kuri byinshi. Yego. Cyambere iguhuza n'abantu batandukanye. Ije urumva ko bikuremo icyizere, ukabona ko utari wenyine mu bintu uri gukora, abantu baguye Malayika nkuko tubivuga kuri Instagram, kuri Facebook biko gukora, umva bikuremo icyizere ku bintu uri gukora utari wenyine, hari abantu bari gukurikira kandi babikunda. Cya kabiri bigufasha mu buryo buri bw'amafaranga. Ushobora kubaho kubera iyo mpano yakora, ugagurisha ibintu wakoze, abantu bakaguha na commission, kugira ngo nashaka kushiranyiriza impano. Cy'amafaranga ari n'iki twakigeraho mu kanya kibaza wenda ndi nagira ngo umufungure cyane twege mutangaza ko tuzatungurana. Bazi ikibazo muzehe Gisimba cyangwa umushinga kuvuga. Muze ikibazo nashaka kubaza ni impanuro ushobora guha umwana ukiri muto ataragera muri uru rwego nagezeho kugira abashe kubisanga ku rugero wagezeho nawe, niyihe manuro wamuha uburyo yakwitwara? Impanuro namuha uburyo yakwitwara ni ukwigirira icyizere,
muri we akumva ko byose yabishobora, cyane cyane ko ari impano Imana iba yaguhaye, ugomba kuyikoresha neza kugira ngo iguteze imbere, iteze n'abagenzi bawe imbere, kandi iyo uyikoresheje neza ibindi byose bigeraho. Ndakoze cyane. Gisimba nawe kubaza ikindi kibazo nawe gusubiza. Iyi ni idasanzwe.com. Muzehe Gisimba ari kumwe n'urubyiruko rufashirizwa hano, babonye opportunité yo kuganira kuri idasanzwe.com. Yashoboka yuko wenda bijya bimugora cyane kuvuga ati si umunsi ndajya mu muziki, ndajya mu artiste, ndajya he. Aka kanya umusaza n'umuhungu we bari kubivuga. Nawe kubaza muzehe, mubajije muzehe Gisimba nawe gira ikintu wabaza uno musore muri rusange. Namubaza we iterambere rye aribona ate, ese yumva afite icyizere? Icyizere ndagifite, icyizere ndagifite, kandi n'iterambere ryanje ndabona riri kujya heza, kuko ibihe tubamwo ubu si nk'ibihe bya kera. Ubu ibintu byaroroshe, hari tekinoloji, hari umutekano, hari ibintu byinshi biduha opportunité, donc biduha amahirwe abatubanjirije abakoreze imbere yacu batabashije kubona. Urakoze cyane rero, numva ntacyo bwiza TV na bwiza.com twakwima abantu. Hari muzehe arakubajije, nawe uramubajije,